Nshuti mwene data, wowe udukurikira kuri Mukristo TV, turabasuhuje mu izina rya Yesu, amahoro y'Imana n'abane namwe. Twongeye gukomeza na wa mwanya wo gusoma agatabo k'umugenzi, kugira ngo tugende ku mutwe tugezeho wa karindwi, agatabo k'umugenzi ku gice cya mbere, hanyuma dufatanye gusoma aka gatabo mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Reka dushimire Imana rero yabanye natwe, tukaba tugeze kuri uwo mutwe wa karindwi, kandi abantu mwese mukomeza kutwereka yuko mudukurikira. Imana ibahe umugisha, kandi dukomeze kumva urugendo rwa Mukristo, kuko natwe turi abakristo kandi turi mu rugendo. Niyo mpamvu iyi channel yitwa Mukristo cyangwa se Mukristo TV, kubera yuko igikwiye nuko abantu baba abakristo, kandi tukaba abakristo b'ukuri, kugira ngo dukomeze kugenda muri uru rugendo. Mana rero turagushimiye ko wabanye natwe, kandi turagushimiye ko ukomeze kudushoboza gusoma aka gatabo, ukomeza kudushyigikira, uduhe uburyo, kandi uduhe kumva icyo Mukristo atubwira muri uru rugendo no muri izi nzozi no muri iri yerekwa, kugira ngo dukomeze gusiganwa tugendana nawe ku irembo ryiza arimo yerekezaho. Tukaba dushyigikiye muri byose mu izina rya Yesu, kuko wawe n'ubutware n'ikuzo n'icyubahiro ari ibyawe none n'iteka ryose. Amen, amen. Reka dusome umutwe wa karindwi, uravuga ngo umusobanuzi. Ngo nuko Mukristo aragenda agera ku nzu ya musobanuzi, akomanga ku rugi kenshi, bishyira kera ku rugi haza umuntu aramubaza ati ninde? Mukristo ati mutware, ndi umugenzi, nabwiwe n'inshuti ya nyiri iyi nzu ngo nze hano mbone umumaro, none ndashaka kuvugana nawe. Nuko wa wundi asubirayo ajya guhamagara nyir'inzu, nawe aje abaza Mukristo ati urashaka iki? Abona igishushanyo kimanitse ku nzu. Icyo gishushanyo ni icy'umuntu witonda cyane, yararamye atumbiriye hejuru, afite igitabo mu ntoke kirusha ibindi byose kuba cyiza, kandi amategeko y'ukuri yanditswe ku minwa ye. Iby'isi abiteye umugongo, ameze nk'uwinginga abantu, kandi ikamba ry'izahabu rimanitse hejuru y'umutwe we. Kristo arabaza ati ibi bisobanurwa bite? Umusobanuzi aramusubiza ati ubu ni inyamibwa mu bantu 1000. Abasha kuvuga nk'uko ya ntumwa yavuze iti nubwo mufite abayobora muri Kristo inzovu, ntimufite ba so benshi. Ni jye wababyaje ubutumwa bwiza muri Kristo Yesu, bana banjye bato, abo nongera kurabukwa, kugera aho Kristo azaremerwa muri mwe. Rwa mbere rw'Abikorintho 4:15, no mu Bagalatiya 4:19. Kandi ubwo mureba araramye atumbiriye hejuru, akagira igitabo mu ntoke kirusha ibindi byose kuba cyiza, amategeko y'ukuri akandikwa ku minwa ye, ni ukugira ngo bikwereke yuko umurimo we ari ukumenya ibihishwe no kubihishurira abanyabyaha. Nicyo gituma ureba ahagaze nk'uwinginga abantu, kandi ubwo ureba ateye umugongo iby'isi, ikamba rikaba rimanitse hejuru y'umutwe we, ni ukugira ngo bikwereke ko agayiye ibya none urukundo akunda umurimo wo gukorera shebuja, bituma atazabura kugororerwa icyubahiro n'ubwiza mu gihe kizaza. Kandi igitumye iki gishushanyo ari cyo mbanza kukwereka, ni uko uwo muntu ari we wenyine wategetswe n'umwami nyir'igihugu ujyamo ngo akuyobore nugera mu binaniranye byo mu nzira. Nicyo gituma ukwiriye kwita cyane ku cyo nkweretse, no kujya ucyibuka cyane, kugira ngo utazakurikira abirarira ko bashaka kukuyobora neza, ariko inzira yabo ijya mu irimbukiro. Mukristo aramusubiza ati mutware, mvuye mu mudugudu w'irimbukiro ndajya ku musozi Siyoni, kandi umukumirizi wo ku irembo rirasukirwamo ryo muri iyi nzira yambwiye ngo ningera hano uranyereka ibyiza cyane byo kungendesha neza mu rugendo rwanjye. Musobanuzi uti ngwino nkwereke ibikugirira umumaro. Maze ategeka umugaragu we gukomeza gukongeza itabaza, abwira Mukristo kumukurikira. Binjira mu nzu imbere, ategeka uwo mugaragu gukingura urugi rw'imbere.
ararukingura arukingurira umukristo, maze afata umukristo mu ntoki amwinjiza mu nzu nini yuzuye umukungugu mwinshi cyane, kuko iteka batayikuburaga na hato. Nuko umukristo amaze kuyitegereza akanya, umusobanuzi ahamagara umugabo aramubwira ati, kubura. Arakubura, uwo mwanya umukungugu utumukira hose, ujya mu Kristo mu mazuru, ushaka kumuzibiranya. Maze umusobanuzi abwira umuja wari uhagaze aho ati, zana amazi uminjagire mu nzu. Azana amazi arahaminjagira, maze bakubura iyo nzu bayiboneza bitabababaje. Umukristo ati, ibyo bisobanurwa bite? Umusobanuzi ati, iyo nzu ni umutima w'umuntu wese watunganijwe n'ubuntu bwiza buvugwa mu butumwa. Uwo mukungugu ni ibyaha yavukanye n'ibyo yononesheje umutima we byamwanduje wese. Uwabanje gukubura ni amategeko ya Mose, uwazanye amazi akayamindagiramo ni ubutumwa bwiza. Wabonye yuko uwa mbere atangiye gukubura, umukungugu ugatumukira hose, ukamubuza kuboneza inzu, ahubwo ugashaka kumuzibiranya. Ibyo ni ukugira ngo bikwereke yuko amategeko ya Mose atabasha gukura ibyaha mu mutima, nubwo abihishura akabibuza, ahubwo arabihembura. Abaroma 7:9. Akabiha imbaraga. Abikorinto, urwambere rw'Abikorinto 15:36. Akabigwiza mu mutima w'umuntu. Abaroma 5:20. Kuko atamushoboza kubinesha. Kandi wabonye umuja uminjagira amazi mu nzu, bituma bayiboneza bitabababaje. Ibyo ni ukugira ngo bikwereke yuko ubutumwa bwiza iyo bwinjiranye n'ubuntu bw'Imana mu mutima w'umuntu, ibyaha bineshwa bigatsindwa. Nk'uko wabonye uwo muja aminjagira amazi mu nzu, umukungugu ntutumuke, kandi umutima wozwa no kwizera ubutumwa ukaba ukwiye guturwamo n'Umwami w'icyubahiro. Yohana 25:3. Byakozwe n'Intumwa 25:9. Yohana 24:23. Kandi ndota umusobanuzi afashe Mukristo mu ntoki amujyana mu nzu nto irimo abana bato babiri bicaye ku ntebe. Umukuru yitwaga Munyepfa, umuto yitwa Mwihanganyi. Munyepfa yasaga n'uganya cyane, ariko Mwihanganyi yarashikije umutima hamwe. Mukristo arabaza ati, Munyepfa aganyira iki? Umusobanuzi aramusubiza ati, aganyira ko umurezi wabo bombi ashaka ko bategereza kuzahabwa ibyiza byabo mu itangiriro ry'umwaka utaha, ariko Munyepfa byose arabishaka nonaha. Mwihanganye yemeye gutegereza. Nuko kuri Munyepfa haza umuntu umuzaniye isaho yuzuye amafaranga, ayamusuka imbere. Munyepfa arayatoragura, arayishimira kandi aseka. Mwihanganye amuratira. Hashize umwanya muto aba ayamaze, arakena, asigarana ubushwambagara gusa. Umukristo ati, nsobanurira ibyo neza. Umusobanuzi ati, abo bahungu ni ibishushanyo. Munyepfa ni igishushanyo cy'ab'iyi si, Mwihanganye ni icy'ab'igihe kizaza. Nk'uko ubibonye, Munyepfa ashatse ibye byose none kuri uyu mwaka bisobanurwa ngo muri iyi si. Uko niko ab'iyi si bameze. Bifuza guhabwa ibyiza byabo byose, none ntibashaka kwihangana ngo bategereze undi mwaka. Uwo niwo si yindi izaza, bagahabwa ibyiza byabo. Ahubwo bakunda wa mugani ngo ijana riragurwa rirutwa n'imwe itashye, bakawurutisha iby'Imana
yahamije byose by'ibyiza byo mu gihe kizaza, ariko wabonye ko uko yamaze ibye vuba cyane, ntagire ikindi asigarana keretse ubushwambagara. Ku iherezo ry'iyi si, uko niko bizaba ku bahwanye nawe bose. Umukristo ati, none mbonye yuko mwihanganye ari we ufite ubwenge bwiza, ku mpamvu nyinshi. Iya mbere ni uko ategereza ibirushaho kuba byiza. Iya kabiri ni uko azagirana ibye n'ubwiza bwabyo ubwo wa wundi azaba afite ubushwambagara gusa. Umusobanuzi ati, ongeraho n'ibi: ubwiza bwo mu gihe kizaza ntibuzasaza, ariko ibya none bishira vuba. Nicyo gituma umunyepfa atagira impamvu nziza yo kuratiriza mwihanganye yuko yabanje guhabwa ibyiza birutaho, kuko ibibanza bitabura gusimburwa n'ibiheruka, ariko ibiheruka bitagira ibibisimbura, kuko ari nta kindi kibikurikira. Nicyo cyatumye bivugwa kuri wa mutunzi ngo, wahawe ibyiza byawe ukiriho. Lazaro nawe yahawe ibibi, none aguwe neza hano, naho wowe urababazwa cyane. Luka 16:25. Umukristo ati, none mbonye yuko kwifuza ibya none atari byiza, ahubwo ko ibiruta ari ugutegereza ibizaza. Umusobanuzi ati, uvuze ukuri, kuko ibiboneka ari iby'igihe gito, naho ibitaboneka bikaba iby'iteka ryose. Abaroma, urwandiko rwa kabiri, igitabo cya kabiri cy'Abaroma, rwa kabiri rw'Abikoreye n'imico n'umurongo wa 18. Icyakora nubwo bimeze bityo, ibya none bihereranye cyane no kwifuza kw'imibiri yacu, nicyo gituma byumvikana vuba, ariko ibizaza ntibigira ihuriro na kamere y'umubiri, nicyo gituma bigumya kunyurana. Maze ndota umusobanuzi afashe Mukristo mu ntoke, amujyana ahantu hari umuriro waka mu nkike y'amabuye. Mbona umuntu uhagazeho udatuza kuwusukamo amazi menshi ngo awuzimye, ariko umuriro ukarushaho kwaka cyane. Umukristo arabaza ati, ibi bisobanurwa bite? Umusobanuzi ati, uyu muriro ni umurimo ubuntu bw'Imana bukorera mu mitima yacu. Usukamo amazi ngo awuzimye ni Satani, ariko igituma umuriro ukomeza kwaka nubwo awusukamo amazi ndakikwereka, ngwino urebe. Amujyana inyuma y'inkike, asangayo undi muntu ufite imperezo y'amavuta, akajya ayasuka mu muriro rwihishwa. Umukristo ati, ibi bisobanurwa bite? Umusobanuzi ati, uyu ni Kristo udatuza gukomeza umurimo watangiye gukorerwa mu mutima w'umuntu, awukomeresha amavuta, niyo buntu bwe. Nuko nubwo Satani ahirimbanira cyane konona imitima y'abantu ba Kristo, ikomeza kuzura ubuntu bwe. Rwa kabiri rw'Abikoreye 12:9. Kandi urareba uko uyu muntu ahagararira inyuma y'inkike kugira ngo akomeze gucana umuriro. Ibyo ni ukwigisha yuko abageragezwa turushywa no kumenya uko uwo murimo w'ubuntu bw'Imana ukorerwa mu mitima yacu. Kandi umusobanuzi yongera gufata Mukristo mu ntoki, amujyana ahantu heza hubatswe inyumba nziza cyane. Mukristo yishimishwa cyane no kuyireba, kandi hejuru yayo abonaho abantu bagendagenda bambaye imyenda y'izahabu. Nuko Mukristo aramubaza ati, twakwinjira? Umusobanuzi amujyana bugufi bw'urwuri, asanga abantu benshi baruhagaze iruhande nk'abashaka kwinjira ntibabihangare. Kandi bugufi bw'urugi hari hicaye umuntu ufite ameza imbere ye ariho igitabo n'icupa rya wino, ngo yandike izina ry'uwinjira wese. Kandi mu muryango hari hahagaze abantu benshi bawurinda, bifurebye ibyuma, bafite intwaro, biteguye gukomeretsa uko bashobora abashaka kwinjira.
Umukristo abibonye aratangara. Nyuma abantu bose bashubijwe inyuma no gutinya abafite intwaro, umukristo abona umuntu w'intwari yegera uwo mwanditsi, aramubwira ati mutware, andika izina ryanjye. Araryandika, maze uwo mugabo akura inkota, yambara ingofero y'icyuma, atwaranira mu bafite intwaro, baramukubita cyane, ntiyakuka umutima na hato, atangira kubakubita inkota cyane nk'umunyamaboko. Nuko amaze gukomeretsa inguma nyinshi abashaka kumubuza no gukomeretswa izindi nyinshi nabo abacamo bose, yinjira mu nyumba. Uwo mwanya humvikana ijwi ryiza ry'abagendagenda ku ipfundo ry'inzu bati, injira mugenzi, ugororerwe ubugingo budashira wabikijwe. Nuko arinjira, bamwambika imyenda nk'iyabo. Mukristo aramwenyura, aravuga ati ngira ngo menye ko ibyo bisobanurwa, maze ati reka ngende. Umusobanuzi aramubaza ati buretse mbanze nkwereke n'ibindi bike ubone kugenda. Yongera kumufata mu ntoki, amujyana mu nzu irimo umwijima, harimo umuntu wicaye mu kazitiro k'icyuma. Uwo muntu agaragaje umubabaro mwinshi yicaye yiyunamiriye, yitangiriye itama, asuhuza umutima nk'uwenda gupfa. Umukristo arabaza ati ibi bisobanurwa bite? Umusobanuzi aramusubiza ati mubaze arakubwira. Umukristo abaza uwo mugabo ati urinde? Uwo mugabo aramusubiza ati nduko ntarindi kera. Umukristo aramubaza ati kera wari umeze ute? Umugabo ati nari umuntu wibwira ko ndi umukristo, kandi niyitaga intungane, n'abandi niko banyitaga. Nibwiraga ko ntunganiye kujya ku rurembo rwo mu ijuru, nkishimira kwibwira yuko nzasohorayo. Umukristo ati ariko none urute? Uwo mugabo ati none ndi umwihebe, nzitiwe no kwiheba nk'uko nzitiwe n'aka kazitiro, simbasha gusohoka, ndetse none sinkibibasha. Umukristo ati ni iki cyaguteye kumera utyo? Uwo mugabo ati ni uko naretse kuba maso no kwirinda, nakundiye kwifuza kwanjye ko kunjyana aho gushaka, nakoze ibyaha by'ibyitumanano byo kugomera umucyo w'ijambo ry'Imana no kugira neza kwayo. Nababaje umwuka wera, aragenda sinkimufite. Nihamagariye Satani, araza mbamo. Narakaje Imana, irandeka. Ninangiye umutima uburyo butuma ntakibasha na hato kwihana. Umukristo abaza umusobanuzi ati bene uyu nta cyiringiro na gike asigaranye? Umusobanuzi aramusubiza ati mubaze. Umukristo abaza uwo mugabo ati nta cyiringiro ugifite na gike yuko utazarindirwa iteka muri aka kazitiro kwiheba? Uwo mugabo ati ntacyo. Umukristo ati kuki? Umwana w'ishimwa si umunyambabazi nyinshi? Uwo mugabo ati namwibambiye ubwa kabiri. Abaheburayo 6:6. Naramusuzuguye. Luka 19:14. Nasuzuguye gukiranuka kwe, nakerenseje amaraso ye, nahemuye umwuka utanga ubuntu. Abaheburayo 10:28. Ubwo nakoze ibyo, nivukije ibyasezeranijwe byose, nshigaje amagambo ateye ubwoba bwinshi avuga gucirwaho iteka utazabura kumbaho, n'umujinya w'umuriro w'inkazi uzandya, kuko ndi umwanzi w'Imana. Umukristo ati ibyaguhinduye kumera utyo wabikoreye kugira ngo ubone iki? Uwo mugabo ati nabikoreye kugira ngo mpaze kwifuza kw'iyi si, mbone ibinezeza byayo n'indamu zayo. Nibwiraga yuko nzabibonamo kwishima no kwinezeza kwinshi, ariko none ibyo byose bindya nk'inyo, bikambabaza nk'umuriro. Umukristo ati ariko none ntiwabasha guhindura ngo wihane? Uwo mugabo ati Imana yankuyeho kwihana, ijambo ryayo ntirimpumuriza yuko mbasha kwizera, ndetse ubwayo niyo yamfungiye muri aka kazitiro k'icyuma. Abantu bose bo mu isi ntibashobora kunkuramo, mbonye ishyano.
kwibwira iby'igihe kidashira kurambabaza, nzihanganira nte imibabaro izambabaza mu gihe kidashira? Umusobanuzi abwira Mukristo ati, ujye wibuka uko uyu muntu ari, akubere akabarore iteka ryose. Mukristo ati, ibyo birantinyishije cyane. Imana imfashe kuba maso no kwirinda no gusenga, nzibuka impamvu y'umubabaro w'uyu muntu. Ariko mutware, igihe cyo kugenda ntikiragera? Umusobanuzi ati, ureseho hato mbanze nkwereke ikindi kimwe ubone kugenda. Yongera gufata Mukristo mu ntoki amujyana mu yindi nzira irimo umuntu wabyukaga ku buriri kandi acyambara, yahindaga umushyitsi agatengurwa. Mukristo arabaza ati, ni iki gihindisha uyu muntu umushyitsi? Umusobanuzi amutegeka kubwira Mukristo impamvu zabyo. Uwo mugabo aramubwira ati, iri joro ryakeye narose ijuru rihindutse umukara cyane, kandi n'inkuba nyinshi zikubita n'imirabyo irabya. Ndatinya mpagarika umutima rwose, nuko ndaramye mbona ibicu byiruka vuba cyane birusha uko bisanzwe, maze numva ijwi ry'impanda rirenga, mbona umuntu wicaye ku gicu, ingabo nyinshi zo mu ijuru zimugose, bose bari bambaye umuriro waka. Ijuru naryo ryagurumanaga, numva ijwi rirenga riti, abapfuye nimuzuke muze mucirwe imanza. Uwo mwanya ibitare birameneka, ibituro birasama, abapfuye barimo bavamo, bamwe bishimaga cyane bararamye, abandi bashakaga kwitwikira imisozi ngo bihishe. Maze mbona uwicaye ku gicu abumbuye igitabo, ahamagara abo mu isi bose ngo baze aho ari, ariko umuriro mwinshi uva kuri we wakaga imbere ye, ugashyira intera hagati ye n'abagiye gucirwa imanza. Ntikwiriye gushyirwa hagati y'umucamanza n'abarezwe. Abikorino ba mbere igice 15:51 kugeza 52, Abatesalonike 4:16, Yuda 15, Yohana 5:28, Abatesalonike 1:7-10, Ibyahishuwe 20:11-14. Kandi numva abakorera uwicaye ku gicu babwirwa ngo, nimuteranye urukungu n'umurama n'ibishushungwa mubijugunye mu nyanja yaka umuriro. Matayo 3:12, Matayo 13:30, Matayo 25:30, Ibyahishuwe 20:15. Uwo mwanya urwobo rudafite akagero rwasamira bugufi cyane bwaho nari mpagaze, havamo umwotsi mwinshi n'amakara yaka n'amajwi ateye ubwoba, kandi barategekwa ngo nimuhunike amasaka yanjye mu kigega. Uwo mwanya benshi barazamurwa bajyanwa mu bicu, ariko njyewe nsigara hasi, kandi nshaka kwihisha sinabibasha, kuko uwicaye ku gicu akimpanze amaso. Nibuka ibyaha byanjye, umutima wanjye undega urudaca, maze ndakanguka. Umukristo ati, ariko ni iki cyatumye ubitinya utyo? Umugabo ati, nuko nibwiraga yuko umunsi w'amateka usohoye, nanjye nkaba ntawiteguye. Ariko icyarushije ibindi kuntera ubwoba ni uko abamarayika bateranije bamwe bakansiga, kandi nuko urwobo rw'igihenomu rwasamiye bugufi cyane bwaho nari mpagaze, kandi nababazwaga n'ibyo umutima wanjye umpana, nkibwira yuko wa mucamanza umpanze amaso iteka andeba igitsure. Umusobanuzi abaza Mukristo ati, ibyo byose umaze kubimenya? Mukristo ati, ndabimenye. Ibyo binteye ibyiringiro n'ubwoba. Umusobanuzi ati, ujye ubyibuka kugira ngo bikubere imihunda yo kukurya isataburenge, ugire umwete mu rugendo rwawe. Umukristo arakenyera, yitegura kugenda. Umusobanuzi ati, umwuka wera umufashe abane n'Uwiteka kugira ngo amuyobore inzira ijya muri rwa rurembo rwo mu ijuru. Nuko Umukristo agenda aririmba ati, hano nabonye ibingirira umumaro mwinshi by'igikundiro, ibiteye ubwoba nahishuriwe mu rugendo rwanjye bizankomeza. Ni iki cyabateye kubinyereka? Mbyibwire mbimenye uko bingana,
shimirwa ibyo byiza musobanuzi, shimiye n'Imana yakuntumyeho. Amen. Imana y'amahoro ibahe umugisha. Ni igice kitubanye kirekire, ariko wowe uzacyumva uzagira icyo ukuramo. Meze rero mubane n'Imana, Imana mukomeze kubana natwe, naho ubutaha dusoma n'umutwe wa 8. Shalom, shalom.